Voila! Uku niko rero muzayifungura iyo umaze kuyikorera register muri buriya buryo. Nababwiye ko muri buriya buryo ikintu ngomba kubibutsaho, iyo ukora register uzimya antivirus, ukazimya na internet. Ikindi kandi iyo ufungura ziriya mfunguzo twita crack keys, wifungura ukirika iburyo ukayifungura as administrator. Niriya Revit waramaze kuinstalla nayo uyifungura as administrator, ukabifungurira icyarimwe. Noneho icyo ukora ugabanya window zazo, ukabikorera operation byegeranye. Iyo urangije rero ukora restart, kongera kwatsa computer. Wamara kongera kwatsa computer, ubwo uhita ufungura Revit ukareba ko yabaye registre cyangwa se yamaze kwinjira muri mudasobwa yawe. Mudasobwa yawe rero ikisabwa, bisaba kuba ari mudasobwa nini, izi twita ngo heavy duty, nyine izi dukoresha kuri aya ma software manini. Ikindi rero nguko rero uko iba iteye aho ngaho kuri screen. Noneho kugira ngo uyiteste neza nuko igomba kuba imeze gutya. Ikindi ngomba kubigisha mbere yuko utangira akazi, aha ukora icyo bita setting. Urabona ko ifite amatemplate yose, ifite architecture, structural, mechanical, system templates, electrical na plumbing. Aha systems muribuka bya bintu nigeze kubabwira bitanga ubukonje n'ubushyuhe, nimwo bikorerwa. Na mechanic na electrical, plumbing, ibi byose narabiberetse tugitangira. Noneho tuvuge ko tugiye gukora mechanic, tugiye gushushanya ibintu bya mechanic. Ubwo harimo za kira, harimo za air conditioning, za climatiseur, harimo n'ibindi. Aho tuvuge ko yenda okay, ngewe nkunda gukoresha icyo bita default metric. Default metric ni iki rero? Aha iyo uvuze default metric, ni ukuvuga ngo ingero uri bukoreshe zo zihita zijyanamo muri systeme direct, ku buryo utirirwa ujya gusetinga ngo nkoreshe milimeter, nkoreshe metero, bihita byisetinga straight. Aha rero muri metric niho tubona za metero, milimetero, santimetero. Iyo usetinze mu handi niho muri metric wenda ya Canada ukoresha ibyo bo bakoresha. Usetinze muri metric zindi naho bakoresha, hari abakoresha UK bakoresha za feet ya n'ibindi. Aha rero iyo urangije, ngewe reka mpitemo ngiyo nkunda gukoresha, ukanda kuri open, ugakora okay, ihita ifunguka. Ngiyo rero urabona ko yihuta cyane. Noneho ugahitamo mechanic, ko dushaka gukora mechanic. Nguko uko mechanic ikorwa. Urabona ko hano bakwereka ngo floor plan mechanic, heating, ventilation and air con. Bya bintu nigeze kubigisha. Ceilings, aha muri ceilings ni mu maprafo. Ahangaha 3D uko uyibona ku ifoto. Nguko rero uko projet ziba zikorwa. Reka nsubire inyuma gato. Aha mfunguye indi template.
Ndashaka kwerekera okay, naha nshobora kuba nagarukira iyo projet yawe umaze kuyikora, ugerageza kuyisevinga, ushaka kuyireba kuriya ukayirebera hariya. Nuko iri somo nashaka gutanga nuko riteye. Mumbwire rero niba mwarashoboye installa, mumbwire niba mwarashoboye kuyiregistra. Urumva ko ni process ya mbere ni kuyikurura na rukuruzi, kuyimagnetinga narabiberetse. Process ya kabiri ni ukuyiinstalla. Process ya gatatu ni ukuyikorera registrement, ari byo bya bindi ukora uzimije internet, ukabikora kandi wazimije na antivirus. Iyo irangiye ikubwira ko ibaye successful registered. Ikindi muribuka za mfunguzo ebyiri, zimwe turya tw'umukara, turiya dufemiri tw'umukara, iyo kabaye ibyo bita patched, ikubwira ko successful patched. Iyo bitabaye successful patched, ntabwo Revit yawe izakora. Ibyo ni ibintu ugomba kumenya, ugomba kumbaza. Ushobora either kumbaza kuri WhatsApp, cyangwa ukambaza kuri email, cyangwa ukambaza hariya muri comment. Ahari hose njye niteguye kugusubiza. Sawa, murakoze, mugirire ibyo byiza, muryoherwe. Iyi ni ntuza nziza cyane. Muribuka ko naberetse ko ikora ibintu byose ariko byose. Iyo ikora byose, ntabwo uzirirwa ukenera ArchiCAD cyangwa wirirwa ukenera icyo bita AutoCAD nk'abantu bakora bya civil engineering na structural. Njya nkunda kuganira nabo, bambwira ko ngo bagikoresha AutoCAD kandi iravunanye sana. Rero nabagira inama yo kwiga iyi ngiyi, ko iyi ngiyi yoroshya akazi kandi ikihutisha ibintu.